Tubahaye ikaze kuri Global Education Foundation Rwanda, aho tugiye kubagezaho incamake y'igitabo cyanditswe na William Shakespeare yise Julius Caesar. Julius Caesar ni inkuru ikinwa cyangwa se play yanditswe n'umwanditsi w'ibihe byose w'umwongereza ariwe William Shakespeare. Iyi nkuru yanditse ashingiye ku nkuru y'ukuri y'umugabo w'igihangange, indwanyi ikomeye cyane wabayeho mu mateka y'Abaroma, ariwe Julius Caesar cyangwa se uzwi nka Kayizari. Nk'uko amateka y'Abaroma bigaragaza, Julius Caesar yari indwanyi kabuhariwe, yatsinze intambara nyinshi hanze ya Roma, maze ibi bituma ubwami bwa Roma bwaguka ndetse nabo bimwongerera igikundiro, ishema n'ubudahangarwa muri rubanda. Kubw'ibikorwa bye by'indashyikirwa, yagizwe umuyobozi mukuru w'inteko ishinga amategeko muri Roma, icyo gihe yayoborwaga n'ubutegetsi bwa demokarasi, aho abaturage bitorera abayobozi. Ubu butegetsi bwa repubulika Kayizari yashatse kubuhindura ngo ashyireho ubutegetsi bwa cyami, monarchy, abana ari bukurira maze ahinduka umwami. Abandi bayobozi bo mu mutwe w'inteko ishinga amategeko babimenya uwo mugambi atarawugeraho, maze bigira inama yo kumugambanira, baramwica, yicirwa mu nteko ishinga amategeko n'agatsiko k'abagambanyi kari kagizwe na Brutus, Cassius ndetse na Casca. Inkuru itangira mu mujyi rwagati. Abaturage buzuye imihanda yose barimo kwishimira intsinzi ya Julius Caesar, aho amaze gutsinda umujenerali w'igihangange Pompey bari bahanganye mu ntambara y'imbere mu gihugu izwi nka Civil War. Ubwo abaturage barimo kwishimira iyo ntsinzi ya Caesar, ari nako bashyira imitako ku bibumbano by'ifoto yubakiye mu mujyi rwagati, abayobozi babiri baturutse muri guverinoma tribunes aribo Flavius na Marius bahise bahagera, maze babuza abaturage kongera kubyina intsinzi. Babategeka gusubira mu ngo zabo, abandi bagasubira ku kazi, bavuga ko nta munsi w'ikiruhuko watanzwe na leta. N'uburakari bwinshi, Flavius na Marius batangiye kumanura imitako abaturage bari batatse ku ishusho y'ikibumbano ya Kayizari, ari nako babumvisha ko nta mpamvu n'imwe yatuma bishimira intsinzi ya Kayizari kuko nta kidasanzwe yakoze. Bakomeza bagira bati, Kayizari ntabwo yatsinze abanyamahanga, yarwanaga na Pompey, umunyagihugu mugenzi we basangiye igihugu. Nta kindi rero Kayizari ashaka ni ubuyobozi no gukandamiza rubanda, bityo nta mpamvu n'imwe yatuma mukomeza kwishimira intsinzi ye. Gusa ibyo ntibyahagaritse ibirori byo kwizihiza intsinzi ya Kayizari, kuko Kayizari ari kumwe n'umugore we Calpurnia ndetse n'abashaga be nka Mark Antony n'abandi bakomeje berekeza ku nzu y'imyidagaduro Arena, ahagombaga kubera ibirori nyirizina. Ubwo Caesar yageraga ahagombaga kubera ibirori, yahahuriye n'umuraguzi, soothsayer, cyangwa se b'abantu bashobora kubona ibizaba mu gihe kizaza. Maze aramubwira ati, uzabe maso ku itariki ya 15 z'ukwa gatatu, beware Ides of March. Aya magambo ya soothsayer Caesar ntiyigeze yaha agaciro, kuko kuri we yiyumvagamo ubuhangange n'ubudahangarwa, bikamutera ubwibone no kwigirira icyizere kirenze ku buryo yumvaga ko nta wamugambanira cyangwa se ngo amwice. Ikindi kandi yizeraga ko urupfu ruramutse ruje atabasha kurukumira cyangwa se kuruhagarika, bityo rero akumva ko nta mpamvu zo gutinya urupfu. Caesar yari afite inshuti nyinshi bakoranaga, gusa muri zo zose iyo yizeraga cyane niyitwaga Mark Antony. Mark Antony yari umugabo wikundiraga ibirori n'agacupa, akaba nariyo mpamvu Caesar yamukundaga cyane, akamwiyegereza kuko atamwishishaga. Akenshi na kenshi abantu nk'abo ngabo bikundira inzoga nta kibazo baba bateye ku nshuti zabo, kuko aramutse ari bukugambanire yabikubwira. Mbese urebye abantu nk'abo ngabo nta kibazo baba bateje. Mark Antony igihe cyose yakimaraga yibereye mu birori, yidagadura, anywa, mbese yirira ubuzima, ku buryo atabonaga umwanya uhagije wo gutekereza ku bya politiki. Ibi rero byatumaga Caesar amwiyumvamo cyane, akanamwifashisha mu bikorwa byo kumwamamaza no kumusingiza muri rubanda. Mbese yari nk'igikoresho cye, kuko no mu birori byo kwizihiza intsinzi ya Caesar, Mark Antony yari mu b'imbere cyane. Ukwamamara n'igikundiro muri rubanda bya Caesar ntibyashimishije inshuti ze zose. Zimwe mu nshuti ze zitekereza kandi zikanareba kure
zavumbuye ko bishobora kuzarangira Sezari agizwe umwami, agakuraho ubutegetsi bwa repubulika bwari buzwi nka Roman Republic, maze agashyiraho ubutegetsi bwa cyami, ubundi agahinduka umwami Emperor, maze yarangiza agatangira kuyoboza inkoni y'icyuma bagenzi be batamwumvaga neza. Ibi byatumye bagenzi be ndetse bakaba n'inshuti za hafi bari mu witwa Brutus, Cassius, Casca ndetse na Decius n'abandi bagira ubwo bamaze bigira inama yo kumugambanira bakamwica uwo mugambi atarawugeraho. Ubwirore byari birimbanije, umwe mu bari bagize itsinda ry'abagambanyi ari nawe wazanye igitekerezo cyo kugambanira Sezari, Cassius yahamagaye Brutus aramwihererana, maze amwumvisha ukuntu bishobora kuzarangira Sezari abaye umwami, kandi ko naramuka abaye umwami azakandamiza abatavuga rumwe nawe. Bityo rero bagomba gushyira hamwe bagakumira ikibazo kitaraba, kandi ko umuti w'ikibazo ari ukumwica. Brutus nta mwanzuro yamuhaye, gusa nawe yabonaga ko Sezari ashobora kuzahinduka umwami, agakuraho ubutegetsi bwa repubulika, agashyiraho ubutegetsi bwa cyami, ikintu n'abaturage ba Roma batifuzaga. Ubusanzwe Brutus yakundaga Sezari, gusa ntiyarashyigikiye imigambi ye yo kuba umwami. Bitandukanye na Cassius na Casca, bo bari basanzwe banga Sezari. Impamvu nyamukuru yabo yo kugambanira Sezari nuko batamukundaga, ngo kandi ngo nawe ntabwo yayiyumvagamo. Impamvu rero ya Sezari yo gushaka kuba umwami niyo bifashishije. Bumvisha Brutus ko agomba kubatishigikira, akabatiza umurindi mu gikorwa cyabo cy'ubugambanyi. Brutus yari umugabo wubashywe, uturuka mu miryango ikomeye, noble families, kandi na rubanda rwaramwumvaga. Ibi nibyo byatumye Cassius na Casca bamwifashisha mu bugambanyi bwabo, kuko bari bazi neza ko naramuka bashyigikiye umugambi wabo bazawugeraho, kandi ko na rubanda ruzabashyigikira. Brutus yabanje kutemeranya na bagenzi be ko kugambanira Sezari bakamwica ari umuti w'ikibazo. Gusa Cassius, Casca na Decius bakoresheje uburyo bwose bushoboka kugira ngo yinjire mu mugambi wabo wo kwica Sezari, maze birangira koko Brutus yemeye gukorana nabo muri iki gikorwa cyabo cy'ubugambanyi. Mu ijoro ryo kuwa 14 rishyira kuwa 15 z'ukwezi kwa gatatu, the Ides of March, anariyo tariki Sezari yagombaga gupfiraho, nibwo banogeje uwo mugambi wo kuzica Sezari, maze bose babyemeranyaho bari kwa Brutus mu rugo. Bamaze kubyemeranyaho neza, Brutus byaramutonze, abura amahoro, arahangayika, ku buryo umugore we Partia yahise abona ko hari kitagenda neza. Niko kumwegera maze aramubaza ati, ese ni kitagenda neza ngo gufasha? Ariko Brutus ararumira rwose, ntiyagira n'ikintu na kimwe amubwira. Mu gitondo cyo kuwa 15 z'ukwezi kwa gatatu, umugore wa Sezari, Calpurnia, yabyutse arotorera umugabo we Sezari inzozi ziteye ubwoba yari yarayarose. Amubwira ko yarose ishusho ya Kayizari y'ikibumbano stati yubakiwe ngo iva amaraso, Abanyeroma bayakaraba, bivuze ko ari ikimenyetso cy'uko Julius Caesar ashobora kwicwa. Bityo rero ko atagomba kujya mu munsi mukuru Ides of March wagombaga kubera ku nzu y'inteko ishinga amategeko, Senate House cyangwa se Capitol. Ubwo Sezari yari amaze gusubika urugendo rwo kujya mu munsi mukuru, Decius, umwe mu bagambanyi, yahise ahagera. Uyu yari atumwe na bagenzi be bandi b'abagambanyi ngaze kwa Sezari mu rugo, amuneke amenye neza amakuru ko ari buze, ubundi bapange uburyo bari bumwice neza. Decius akihagera yasanze Sezari amaze gusubika urwo rugendo kubera inzozi umugore yari amaze kumurotorera. Decius akibyumva yahise yumvisha Sezari ko umugore we izo nzozi yazisobanuye nabi. Iki gisobanuro cya nyacyo cy'ukuri ahubwo ari uko abayobozi bo mu nteko ishinga amategeko, senators, bapanze kwambika Sezari ikamba ry'ubwami. Bityo rero natajyayo barisubiraho. Akomeza amwumvisha ko ayo mahirwe agomba kutamucika. Sezari akimara kumva ubusobanuro bw'izo nzozi bwari butanzwe n'umugambanye Decius, yahise asubukura umugambi wo kujya mu munsi mukuru, maze nuko ajya mu munsi mukuru. Ubwo Julius Caesar yari mu kivunge cy'abantu yerekeza kuri Capitol, ku nzu yaho umunsi mukuru wagombaga guhuza abayobozi, Ides of March wagombaga kubera, Soothsayer wa muraguzi nanone yarongera aramuhagarika. Arongera aramubwira ati, beware the Ides of March, aturabe maso kuri uyu munsi. Nanone Sezari ntiyitaye ku by'uwo muhanuzi yamubwiye, arikomereza.
ubwo yarimo kwinjira mu nzu ahagombaga kubera inama cyangwa se ahagombaga kubera ibyo birori, nanone umugabo witwa Artemidorus yamuhaye ibaruwa yariho amazina n'urutonde rw'abagombaga kumugambanira. Gusa ariko ikibabaje ni uko iyi baruwa nanone Caesar atigeze ayisoma. Julius Caesar ubwo yinjiraga muri Capitol ahagombaga kubera umunsi mukuru, yahise agotwa n'agatsiko k'abagambanyi, maze batangira kumutera ibyuma bamusimburanaho. Uwamuteye icyuma bwa mbere yari witwaga Casca, maze nuko abandi bose bakurikiraho. Uwamuteye icyuma bwa nyuma yari inshuti ye Brutus, inshuti y'amagara. Ubwo Brutus yamarangiza kumutera icyuma bwa nyuma, Caesar yaramurebye maze aramumenya, maze nuko amubwira aya magambo ati tu Brutei, ese kuko nawe Brutus inshuti yanjye nizeraga. Maze nuko Caesar ava mu mwuka arapfa. Julius Caesar akimara gupfa, Brutus yasabye Mark Antony, inshuti ya Caesar yakadasohoka, ko yazaza kuvuga ijambo mu mahango yo kumusezera imbere y'imbaga y'abaturage. Mark Antony yarabyemeye, ariko asaba Brutus ko yazabanza akavuga ubundi wagaheruka. Mu ijambo rya Brutus yavuze ko Caesar yishwe bitewe n'uko yashakaga guhinduka umwami, agakuraho ubutegetsi abaturage bishimiraga aribwo buzwi nka Roman Republic, maze akimika ubutegetsi bwa cyami. Iryo jambo akimara kurivuga, abaturage barabyumvise ndetse batangira kumva ko Caesar yagombaga kwicwa kuko yari afite imigambi mibi. Ubwo Mark Antony nawe yarahawe umwanya ngo agire icyo avuga, we yaje avuguruza ibyo Brutus yari amaze kuvuga, maze avuga ko impamvu ya Caesar yo kwicwa atari ko yashaka guhinduka umwami, bityo ko Brutus abeshe. Atanga impamvu zifatika, avuga ko Caesar bamwambitse ikambi inshuro nyinshi zigera kuri 3, ariko akanga guhinduka umwami. Bityo rero ibyo Brutus avuze arabeshya, ntabwo Caesar yashaka guhinduka umwami, ahubwo nabamwangaga bamugambaniye bamuhora ubusa. Akimara kuvuga iryo jambo, bajye bahise bigaragambya, n'uburakari bwinshi batangira gutwika amazu y'abagambanyi, maze abagambanyi barahunga bajya hanze. Ibyo birangiye, Mark Antony na Octavius, umwishywa wa Caesar, na Lepidus bahise bishyira hamwe, maze batangira guhiga abagambanyi. Abagambanyi nabo bahise bishyira hamwe, maze bashinga itsinda ry'igisirikare cyari gikuriwe na Brutus. Kuva ubwo intambara yahise itangira hagati y'itsinda ry'abagambanyi ndetse n'itsinda ry'abihorera. Itsinda ry'abagambanyi tubutse ko ryari rigizwe na Brutus, Cassius, Decius ndetse na Casca, naho itsinda ry'abihorera ryari rigizwe na Octavius, umwishywa wa Caesar, Mark Antony, inshuti yakadasohoka ya Caesar, ndetse na Lepidus. Intambara yarakomeje, gusa ariko itsinda ry'abagambanyi riza gutsindwa intambara. Babonye ko nta kundi kuntu babigenza, bahitamo kwiyahura. Ari Brutus, ari Cassius, ari Decius na Casca bose bapfuye biyahuye. Ubwo intambara yarangiraga, itsinda ry'abihora ryo rimaze gutsinda intambara. Octavius Caesar ariwe mwishywa wa Caesar yahise afata intebe ya se, afata umwanya wa se, maze ahinduka Augustus Caesar, aba ari uyobora Roma. Ni gutyo inkuru yarangiye.